kiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima. Turabaramukije, twahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho nk'uko twabibemereye tugiye kubagezaho uburyo ki amaporoduwi ari abantu bashyira mu mutwe kugira ngo badefirize umusatsi unyerere. Ubushakashatsi bwakoze bwerekanye yuko atari byiza ku mubiri w'umuntu, bifite ingaruka nyinshi tuza kukugezaho muri kino kiganiro. Ugikurikire, hari ikiganiro twakoze kijyanye n'inkuru yanjye, njyewe Uwera Celine no gutegura bino biganiro, ijyanye n'umusatsi wanjye, uburyo ki nafashe icyemezo cyo kubereka, ariko noneho twakwemereye yuko tuza kugezaho uburyo siyantifike ubushakashatsi bwagaragaje bigira ingaruka ibintu byo kudefiriza ku mubiri w'umuntu. Tukaba rero tugiye kugezaho ikiganiro cyihariye kuri iyi ngingo. Wowe ushaka kumenya amakuru ahagije kuri bino bintu byo kudefiriza, iki ni ikiganiro cyabigufashamo. Ubushakashatsi rero tugiye kwifashisha ni ubushakashatsi bwakozwe na Institut Americain de Santé, ni ikigo cy'Abanyamerika cyiga ku bintu by'ubuzima. Ubwo bushakashatsi bukaba bwarakozwe, bwarashyizwe hanze ku itariki ya 18 z'ukwa 10 muri 2022, aho bwerekanye nyine ibibi bya zino poroduwi tugiye kukugezaho. Ubundi mu gusobanura poroduwi, zino poroduwi dukoreshwa zirimo amoko abiri. Hari Relayi Relaxers, hari Renolayi Relaxers. Izo zose zikaba ariko zigira uruhare nyine mu kunyereza umusatsi w'umuntu. Hakaba harimo hydroxide de sodium, ubwo ni amaporoduwi nyine akoreshwa mu gutegura zino poroduwi zo kudefiriza. Uretse rero hydroxide de sodium, hakaba n'andi maporoduwi yongeramo nyine kugira ngo umusatsi uze kubasha kunyerera. Hari nk'amaporoduwi aturuka kuri formol, kandi formol bavuga yuko iri kanserigene. Hari rero n'andi maporoduwi arimo nyine pH eleve. pH ubundi umuntu aba agomba gukoresha amaporoduwi atarimo pH, ariko nyine izi poroduwi uba usanga zifite pH eleve. ni ibintu bijyanye nyine n'umusatsi no kwangiza, byangiza umusatsi w'umuntu. N'imikorere y'imisemburo isanzwe ugasanga igenze nabi kubera ibigize zino poroduwi. Ikindi rero ugomba kumenya ni uko izi za poroduwi zifitemo imisemburo ijya gukora nka estrogene. Imisemburo ya estrogene ubundi isanzwe yifashishwa mu bijyanye n'imyororokere y'umuntu. Iyi misemburo rero yo muri ayo maporoduwi iragenda igahura na ya yindi umuntu asanzwe afite y'uburyo natireri, ahubwo ugasanga yibangamiye mu mikorere yayo. Umuntu akaba yagira ibibazo bijyanye n'imyororokere biturutse kuri ano maporoduwi. Hakaba rero na alkaline, hakaba hydroxide de guanine. Ibi byose bikaba byangiza umusatsi w'umuntu. Muri kino kiganiro turakugezaho nyine danje ni izihe, ni kubera iki bibujijwe kudefiriza, cyangwa se umuntu atagira inama undi kudefiriza. Danje ni izihe rero? Muri buno bushakashatsi bwashyize hanze berekanye cyane cyane abadefiriza ni bande ubundi. Abadefiriza cyane cyane ni abagore b'abanwari, b'abirabura, kuko nyine bafite umusatsi ukomeye, umusatsi krepi bita krepi. kuko
bashobora kwitwaza wenda ngo urabarushya uwitaho ugereranyije n'uw'abazungu, kuko abazungu bo nta byinshi bibasaba, ni umusatsi uba woroshye bashobora gufunga cyangwa ariko nabo nyine bakenera amaporoduwi yabo, ariko poroduwi tuza kugarukaho aha ngaha ni poroduwi abanyafurika bakunda gukomeza. Hari n'abandi nyine, hari n'abandi bantu baziyakoresha ariko cyane cyane ni abanyafurika bazikoresha. Basanze rero umubare munini w'abantu barwaye za kanseri, cyane cyane kanseri za iterisi, ari abanwari, ariko abanwari nyine nibo bakoresha izi poroduwi. Basanga rero bifitanye isano na zino poroduwi ko zifite uruhare mu gutera kanseri na fibrome doriterisi. Izi ni indwara nyine umugore arwara muri iterisi. Izi poroduwi rero ziragenda zigahindura imiterere y'umusatsi w'umuntu, kuriya nyine umusatsi utakaza uko wari umeze, ugatakaza uko wari umeze, kandi bigira uruhare nyine ugasanga uroroshye, noneho wawufunga wenda cyangwa se n'ibindi byose byaza kuwubangamira ugasanga uracitse. Uzarebe ni umusatsi udefirije, uroroha cyane ucika, kandi bituma ubuhere bwawo bugabanuka. Aya maporoduwi araza akumisha umusatsi, y'amazi aba ari mu musatsi agashiramo. Bisaba nyine gusigamo amavuta cyangwa andi makreme, nawe niba waradefirije urabizi, umusatsi rero uraza ukuma. Ikindi kintu ugomba kumenya cya gatatu ni uko ariya maporoduwi adefiriza umusatsi, nubwo tuyashyira mu mutwe gutya gusa hejuru, ariko burya ku mutwe harimo utwenge tunyuramo ogisijeni, tunyuramo imyanda. Iriya poroduwi yinjira muri turiya twenge, ikinjira n'imbere mu mubiri w'umuntu, ikazagera no mu maraso, ukumva umuntu arwaye za kanseri n'ibindi bibazo nyine umuntu ashobora guhura nabyo. Ikindi twanakivuze muri cya kiganiro cy'ubuhamya, ni uko bitwika umutwe w'umuntu. Ziriya poroduwi zitwika umutwe w'umuntu akagira iritasiyo. Hari igihe zigutwika gahoro, hari igihe zigutwika cyane, ariko ziba zagutwitse nyine, kandi bigaturuka n'uko nyine zinjiye mu mubiri w'umuntu, kandi haba harimo ingorane n'ibibazo ushobora kugira ako kanya cyangwa n'ibindi bizaza nyuma. Ikindi cya gatandatu ni uko umusatsi ucika. Uzasanga hari abantu benshi bagira uruhara kubera badefirije igihe kirekire, noneho ugasanga harimo uruhara rukaza hano imbere, cyane cyane rukunda kuza imbere, ariko rushobora no kuza mu bindi bice by'umutwe, aribyo bita alopesi. Alopesi ni indwara nyine umuntu arwara, ugasanga umusatsi ntukimera ahantu runaka, n'igihe biza umutwe wose ugasanga nta musatsi ushobora kumeraho. Ikindi cya gatandatu ni uko umusatsi wangirika. Bagakunda gukoresha ijambo squame, ugasanga umuntu warangiritse, ntabwo ugifite rwa ruti nyine. Abantu badefirije barabizi, iyo bashatse gutunga umusatsi wa natirere inyuma, hari igihe uba utagifite bwa buryohe n'ubundi umusatsi wakoranye, kuko umusatsi uba watakaje nyine imiterere yayo. Ibindi rero biragenda bikadezekiriza pH, ni amaproperite y'umusatsi nyine, biragenda bikadezekiriza imimerere
n'ibintu bigaburira umusatsi uko uteye, ugasanga umuntu akarwara za periki, akumva arishimagura, abantu badefiriza barabizi bakunda kwishimagura, cyangwa ugasanga hajemo imvuvu n'ibindi byose ubundi umuntu usanzwe adakunda kugira. Umusatsi utakaza imbaraga, ukoroha cyane, ugacika ku buryo bwihuse, ugasanga nakwishoveye, aho umusatsi nyine utereye hameze nabi. Ariya maproduwi arakomeye cyane, ikintu ugomba kumenya ni uko ariya maproduwi akomeye. Ibaze nk'urugero, ariya maproduwi, hari amaproduwi nakubwiye arimo za formol, aya ngaya ya hydroxide de sodium, hari igihe usanga akoreshwa muri ariya maproduwi azibura za tuwarete, azibura za dushe, za lavabo kugira ngo zitaziba, noneho bakayashyira mu maproduwi uza gushyira mu mutwe wawe. Imagine, biriya bintu biba bikomeye cyane, bituma za tuwarete zividuka, ibyabijije, ibyafunze za lavabo na za dushe bikayoka, noneho ukajya twayashyira mu mutwe wacu. Hari indwara nyinshi zishobora guturuka kuri ano maproduwi, zirimo kanseri cyane cyane y'amaraso, noneho n'indwara zijyanye n'imyibarukire, kuko igenda igafata iterisi, umuntu akarwaramo za fibrome. Ku bagore bikunze kubaho, bitavuze yuko n'abagabo badefiriza nabo biriya bintu bishobora kwangiza imyanya yabo itandukanye. Hari abana batoya nanone badefirizwa. Ibi ngibi ntabwo ari byiza cyane, umubyeyi ufata umwanzuro wo kudefiriza umwana we ntabwo ari byiza, kuko bishobora gutuma umwana afite umutwe uri fragile, ni ukuvuga woroshye cyane, ntabwo ari byiza cyane. Wowe ushobora gufata icyemezo cyo kudefiriza, umuntu mukuru uremera izo ngamba, uremera izo ngaruka bishobora kugeraho, ariko umwana mutoya umenyerejwe amaproduwi ntabwo ari byiza, kuko n'ubundi asanzwe ari fragile. Bimutera ikirere, mu bibazo bimutera nuko za ndwara zishobora kumugeraho. Noneho hari ikindi ashobora kugira puberite precoce, ugasanga ni wa mwana umeze amabere hakiri kare, ugasanga ibimenyetso n'imisemburo ye bitangiye kwigaragaza hakiri kare. Umwana kuri iki gihe, hari igihe n'impinja ntoya badefiriza, ugasanga ni uruhinja rwose barushyizemo produwi, kandi bikagera ku mutwe, ugasanga agize puberite precoce. Ni cya gihe nyine cy'ubugimbi umuntu ubundi agezemo mu myaka 14, 16, ariko ugasanga ibimenyetso byigaragaje mbere akiri mutoya rwose, kubera ko haba habaye desequilibre, za pH biba byivanze nyine, urumva hari ibintu byinshi biba byagiye kuba deranje mu mikorere y'imisemburo ye. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu nanone ashobora kugira ibibazo urinaire, ni ibibazo bijyanye n'impyiko, ndetse na hahandi urugungano rw'inkari muri rusange, ugasanga ni umugore ahorana ibibazo bijyanye n'icyo gice, ahora agira uburyaryate cyangwa afite ibibazo biri muri iki gice, kandi ni ibibazo bijena umuntu cyane, bibangama cyane, kubera ko hari ibintu byinshi biba byabaye deranje.
ikindi kibazo rero ni uko hari kanseri, kanseri kandi ni indwara mbi. Ntabwo ari ibintu bishyashya nkuzaniye kanseri n'indwara mbi cyane, umuntu akaba yarwara kanseri y'ibere, kanseri y'amaraso, kanseri mu bindi bice by'umubiri w'umuntu kubera ikibazo cy'amaporoduwi nyine yo kudefiriza, nubwo umuntu aba yashyize mu mutwe ariko ugasanga n'ibindi bice bigezeho. Poroduwi rero ntabwo ari nziza. Umwanzuro bano bantu b'Abanyamerika bashyize hanze ni uko tutagombera kugendera nyine ku mapubulisite y'inganda kenshi nyine n'abacuruzi bakunda kubigenderaho bahamagarira abantu gukoresha zino poroduwi, ahubwo bakwitondera imikoreshereze ya zino poroduwi kuko zigira ingaruka mu kwangiza ubuzima bw'umuntu. Umugore w'Umunyafurika muri rusange urumva ko yagarutsweho ko ari bo bakoresha bino bintu aho bari hose. Ubu ngubu Abanyafurika baba ahantu hose, baba muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu. Umuntu agomba kubyitaho agashyira imbere ubuzima bwe, aho kureba izindi nyungu z'ubwiza no kugendera ku mapubulisite y'abacuruzi baba batanga. Murakoze rero, mugire amahoro. Ibi rero byaturutse muri aritikire yashyizwe hanze n'ibinyamakuru by'Abanyamerika bijyanye na epidemiology, American Journal of Epidemiology. Ndagushimiye wowe wakomeje kudukurikira, mukangurira kureba n'ibindi biganiro twakoze. Urahasanga amakuru meza yagufasha mu buzima muri rusange. Abadukurikira by'umwihariko ndabashimiye ukuntu mukomeza kubana natwe no kutwereka yuko ibyo tubategurira bibaho. Murakoze cyane. Njyewe wateguriye kino kiganiro nitwa Celine Uwera.